None ibintu bikomeje kugorana intambara Mutesi Scovia na Pastor Claude yarose. Nta iwacu nta muntu wigeze yiyahura. Iwanyu bariyahuye se? Ngo noneho ubugambanyi buvanze n'agasuzuguro no kumupinga cyane ngo nuko umuvugizi wa leta baje Mutesi Scovia umunyamakuru ukuntu yitwa Yakamwana dusangira byinshi n'abagore turasangira. Mutesi Scovia akavuga yuko ngataze Pastor Claude. Nta mugabo wavuze ati ibintu bimeze neza ubundi bakubita igisasa kiruka ati ibintu noneho birakomeye harya yitwa. Ntabwo ntibuka izina rye. Bari yambaye ati bare harizo yari yasabiye jewe none kugira ngo avuge ngo ngiye ngo nagiye ku karubanda ngo naregeye agatuza ngo amasasa turuka. Ni ikiganiro kirambuye Mutesi Scovia yakoranye n'umuvugizi wa leta ubwo yamubazaga urya mugabo wabwiraga abaturage ngo bahumure urusasu rwaturika gahita yunama cyangwa kwiruka ka video kacicikanye. Uyu mwana Mutesi Scovia aho yaje kwihanukira akavuga yuko uwo mugabo atamwibuka rwose ni nkaho yavuze yuko atamuzi. Pastor Claude wari umaze guca ibintu ari gucicikana ku mbuga zose ari we bari kuvuga. Ngo Mutesi Scovia yaje gutinyuka aramwihakana aho Pastor Claude yaje kwitereka nk'uko avuga amagambo menshi cyane ameze nk'akamashini gaturitse injugu. Yaje kwihanukira aravuga aratongana wagira ngo hari ikibazo gikomeye cyane kirimo. Ejo bundi barapfunze ngo nakoze igikorwa. Avuga yuko mbere na mbere kugira ngo ibintu binagende kuri isasu riturike yikange yirukanke ngo yende no kwikubita hasi. Ngo Mutesi Scovia yari yabanje no kumugambanira kubera ko ngo yari yamwimishije icyo bita antibare kirinda agatuza n'ahandi hose ngo kuba wakubitwa n'isasu rikinjira. Uyu Pastor Claude nibwo yaje kwitereka akagira icyo avuga kuri canoza akavuga yuko Mutesi Scovia yamwimishije hiti iteye ubwoba cyane kuko umuvugizi wa leta ashakaga kumuvuga. Mutesi Scovia agahita asubizaho iryo zina agasubiza inyuma ati yari ari gukora mu bintu bitari ibye ntabwo akwiriye kuvugwa hano. Akaba ari niyo mpamvu Pastor Claude yahise ava igisenyi gitaraganye kubera ko yari atangiye ngo kurya indimi avuga ibitari byo, ari nako agenda yisekereza abantu aho kugira ngo akurure amakuru y'intambara nk'uko yari yagiye gukurura amakuru nyine atangaza uko ibintu bihagaze. Abantu bakabona yuko yari yagiye muri komedi ari nabwo yahise azamuka vuba vuba. Ibintu bikomeje kuba ibindi kubera ko ngo hari utuntu tw'udupeti Mutesi Scovia yari kugenda amwimisha ahantu ari kunyura kubera ko ngo barahuye bwa nyuma na nyuma. Pastor Claude ajya kuzamuka ngo Mutesi Scovia aramubwira ati n'ubundi ibintu si ibyawe zamuka ubu usubiye kuryama. Ngo kuko Mutesi Scovia yaratanyereye mu gukurura amakuru y'intambara ngo n'isasu rimuca ku gahanga irindi ku izuru. Ibyo rero Pastor Claude bikaba byaraturikiraga hirya iriya noneho ngo akikubita hasi ukagira ngo arwaye igicuri. Si Pastor Claude gusa hari n'abandi banyamakuru bagiye kwikorera udukoryo ngo bagiye gukurura amakuru y'intambara ariko byaje kumenyekana yuko Imana ijye guha umugisha rwose cyane uzisabira uwawe wanyine bari gukinira komedi mu makuru y'intambara y'imibundano. urasubiramo Ntabwo nsubiramo. urasubiramo Scovia niwe muntu ngo umenyere gusasanura icyo bita inkuru ya politike, umenyere no gukora ubusasenguza agacukumbura n'isasa akaryitegereza akareba ikirihatse. Pastor Claude rero yariremesheje ku mbuga nkoranyambaga arimo aratongana nk'afite umuntu ari kubwira hafi aho ngaho kuko ari kwitakuma avuga ibyo na Scovia abantu bakikanga. Bamwe na bamwe bari kwibaza icyo abaye ugasanga umaze kubyimba barimo baragenda babiburira igisubizo kubera ko Pastor Claude we bwite arimo arihigira ngo nikirihahira no kujya mu ntambara agiyeyo ku maco y'inda kugira ngo yitwikire. So guys, nkuko bimeze ni ibiganiro buri mwe wese yagiye akorura ikiganiro cye n'undi akurura ikiganiro cye. Pastor Claude muri no minsi ari gukorera ku macana abiri kwikaze no ku rugendo aho ngaho arimo arakubitaho ikiganiro rwose, ari naho twakuye bino biganiro by'uburyo yaje asubira muri Scovia amwihanangiriza amwihanangiriza amubwira yuko yakoze amakosa
ngo iyo byibuza iyo amusobanura imbere y'umuvugizi wa leta byibuza ngo Pastor Claude nako gapeti akakajyana yuko umuvugizi wa leta byibuze yamuvuze. Ubwo rero ni ibintu bikomeje kugorana. Pastor Claude nyine nk'uko mubizi nk'uko asanzwe avuga nk'amagambo ye, ubwo rero iyo yagarutse ari kwibasira umuntu biba ari ibintu bidasanzwe, akaba ariyo mpamvu yibasiye Mutesi Scovia, ibintu bikaba byagira agaciro bikanavugwa. So guys, kora subscribe and share hanyuma dukomeze mbagende mbatama inkuru 5 kuri 5.